Iyo kesavara itango bimeze bite ni sawa se nizere ko bimeze neza mugeze nanjye ibintu bimeze neza ibintu n'uburyohe mugenzura cya detox kimono rero ukomeje kuba yakugezaho tugiye kuba twakurikirana rwose Draken Master agace ka kabiri agace ka mbere bikineza aho twakagarukirije mugenzi twahagarukiye aho rwose zamu yaramaze kuba yaha rwose ubutumire DJ Idi wagaruke rwose bonye basubukura umurwano kuko rwose we yabonaga yuko atamusize mu buryo bw'uri konvenke rero no kuvuga rero tugiye kuba twakomerezaho mugihe turebe ukuntu rwose byaje kuba byarangira ese byaje kurangira gute bongeye bafatana mu nibyo tugiye kuba twakurikirana muri aka gakurikira mugende uko kuba wacikwa rero kora subscribe rero twikomereze mugihe turya isi nta bintu byinshi cyane ubu ngubu twaje rega twaje Maybe baby, you got to be like a lady, yes. You many biguchira marenga, ujuchengu menya hugenda uchunga cyane igisi n'amabanga. Manuka jimbere garuka byose nipo, zamuka manuka jimbere garuka byose nipo, nakwishisha no kwishima, nakwishisha no kwishima, nakwishisha no kwishima. Okay, karakanyuma mugeze nakubwiye ngiye reka twitange rero reka twitange neza cyane agace ka kabiri mugenzi ki yihe Draken Master yi nya Nigeria ati niba ushaka gutabara rwose community yawe community buriya mugenzi n'abantu bamo muri rusange rwose rubanda nyamwinshi bamo niyo community yawe sasa hangaha ngo if you save your community niba ushaka watabara rwose community yawe keneye guhura nanjye heya bas katurore sasa yaraje katurore akana agace ka kabiri mwibutse neza iracyari Draken Master ngabo yaje ahangangwa ahure n'umugabo akomeje kumubera rwose ya Kigali y'inyuma y'inzu ngabo kumbe yarahindukiye uraje se nshuti yanjye bite ubundi bite nshuti yanjye ni byiza kongera kukubona kabisa kongera guhura nanjye n'isawa kabisa bas asye kiranabije sasa uyu mugabo raka bas baratangira nta bintu byinshi nta bigano byinshi raka bas katurore filimi iraha yiswe Draken Master cya detox kimono nicyo usabwa mugenzi n'ugukanda subscribe twikomereza turi gisi nakubwiye kuva na kare hose raka bas ngabo dore urugamba my friend bagabo baraha umugabo apakira undi aramupakira
haya ngabo dore urugamba my friend, nakubwiye filimi ntibyoroshye my friend, gusa ya katurore filimi nk'izi ziracyaza, ndacyakubutsa neza icyo usabwa nta kindi ukana subscribe ukabona rwose nyinshi nk'izi ukazibona. Kumba karaje ahangaha mugezi kamuhangaha rwose akagwa ngo yinywera rebe niba akabara akagaruka kumubwara mutanze yaranywa haya kumba aracira kumbe yari amazi we, yari amazi kumbe dore inzoga zimbaye niba bari kuyiha metero w'abasinzi haya bose ni ba metero w'abasinzi gusa abantu baba barutana buriya raka tanya kumukubitisha umwana ya mugabo karagisurira haya aragacanga kano kubita ikigabo hakuno we jya ku ruhande bagashenje haya nkomeze mangane n'umugabo umeze mangane n'umugabo hakuno n'umugabo igize story katurore reka twirorere katurore filimi iraha nakubwiye ya detox kimono ngoma jana kumbe zose yarasize singizi turabizi neza cyane mu gace gashize izi zose twara zibonye ziga kumbe dore ni nazo yakubitishije umugabo rakabas yanga ayo fatanga ijose ararikebanya na mikino myinshi rwose ahanga kurama agasenda baboye bagahita murangiza atyo tuzacikwa n'izakurikirana yo turacyakomeza. Iyo nkuzaniye aka gace kugira ngo tukarangize dufatiraho dukomezaho n'akandi katurore. Ndabakunda cyane kandi katurore izikurikira mu kanya gato ndaje turacyakomeza ntucikwe.